Katubasuje cyane kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hose neze ko meze neza. Rero uyu munsi rero dufite inyigisho twabateguriye kandi nyabuneka uyirebe uyirangize. Ikindi kandi nakubwira subscribe ni ingenzi kuri wowe kuko tukugezaho inyigisho igufasha ndetse ikaba yatuma hari byinshi byahinduka mu buzima bwawe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe tujye kurebera hamwe ibyiza byo kurongorwa ukarangiza. Kubera yuko buriya akenshi hariho abantu bakora ibintu ariko bakaba batazi yuko ibyo bintu bifite akamaro, sibyo, bifite agaciro, cyangwa se bakabikora nk'aho bari mu kigare. Uyu munsi none aha rero nibyo kugira ngo mbanze basobanurire mumenye ngo ese umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina akarangiza ibyiza byabyo ni ibihe, ese aramutse atarangije n'ibibi byabyo tuzabimenya tunasobanukirwe. Kubera yuko njya nkunda kubabwira ngo ibyo twigisha ni ibintu tujya tukwereka n'urugero ako kanya ruhita rugaragara, ndetse nawe ubwawe wabiryoshya fizikali ugasanga nibyo, bikagusaba yuko rero ukora uko ushoboye. Niba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina uyikore urangize, umugore wawe arangize. Cyane cyane rero iyi ngeso tuyisanga ku bagabo. Umugabo akora imibonano mpuzabitsina uri kumwe n'umugore wawe, warangiza wowe ukarangiza ariko umugore wawe agasigara atarangije. Wa mugabo we wumva ibyo bintu gukora ari byo? Wumva se bizakugeza kuki? Umugore wawe atishimye wowe ukishima ukagenda, ntuzi niba umugore wawe arangiza ntuzi n'iki, ubwo se ubwo wumva ibyo bintu waba ukoze byaba ari byo? Ibyo rero nibyo tugira ngo uyu munsi none aha ngaha turebe, tuganire, tuvuge, tujye umuzi tujye uwundi, turebe tuvuge uti se iyo umugore arangije ibyiza byabyo ni ibihe. Umugore rero ikintu cya mbere abagore kenshi bakunda kutarangiza, abagore kenshi rero bakunda kurangiza bakunda kurangwa n'akanyamuneza, akanyamuneza ku maso, akamwenyu, guseka, kwishima, nyine ukabona ko mbese aranezerewe. Nubwo yaburaye ariko aranezerewe, nubwo wenda atarishyura inzu ariko aranezerewe, nubwo abana ku ishuri bari kubirukana ariko aranezerewe. Hari ikindi kintu muri we cyamunejeje, sibyo? Ibyo nicyo kinyamuneza cya mbere kigaragaza umugore warangije. Kuko buri impamvu tutari buvuge ku bagabo cyane ni uko umugabo yikoreramo. Burya umuntu wikoreramo ntabwo wambwira ngo ntabwo ari buhage, sibyo? Uzabicunge. Umutetsi ashobora guteka akabazanira ibiryo mukarya ntimuhage ariko we yahaze, sibyo? Kandi wenda atanariwe ni byinshi cyane, ariko bitewe n'uko yikorera. Umugabo arabyikorera, niwe umenya ngo ndajomba hano kugira ngo nishime, ariko wowe hari igihe ajya kuhajomba wakumva hajemo akantu kakuryohera, ukajya kumva arahakuye ahise ashyira ahandi, bigatuma bya byishimo bwa buryohe butaza. Bivuze ngo rero niyo mpamvu turi buvuge ku bagore cyane. Icya kabiri kigaragaza ko umugore yishimye kandi kubera yuko yarangije ni uko urugo rwiwe ruba rufite amahoro, abaturanyi bafite amahoro. Ntabwo aba ari wa mugore ubyuka ngo abakankamire, nibambwira ngo mwaramutse nyine urabona ntaramutse. Mbese nyine ibyo bineza neza mwebwe tuba tuvuga, ushobora kuvuga uti ibyo bineza neza gute se, biza gute? Ariko burya ako kaneza neza ntumenye ukuntu kaje muri wowe, ukumva karimo ukumva mbese nyine ni abantu benshi ntabwo bakunda guhita bamenya ngo ukaturutse aha n'aha, ariko ako kanyaneza neza kajya kaza ugasanga ufite akantu k'akanyaneza neza ariko utazi ahantu katurutse. Ikindi nakubwira ni uko iyo ukoze imibonano mpuzabitsina ukarangiza bigufasha kutagira stress, sibyo? Bigufasha kutagira stress zidashira, umunaniro, guhora wigunze. Ibyo byose bivaho aho kugira ngo bikore ugasanga uhora wishimye, uhora nta stress ufite. Ngira ngo abantu benshi mujya mwumva barwara ama stress bakagira n'ubwo bashobora kwitaba Imana. Ibyo byose nyaho mujya mubyumva. Bivuze ngo rero iyo umugore yakoze imibonano mpuzabitsina akarangiza ntagasaza, ntagagira stress, ntagasaza, ahora ubona uruhu rwe rutoshye rumeze neza, yishimiye ibyo aba yakorewe. Cyane yuko twarabivuze, tubivuga inshuro nyinshi, n'ubu tuzakomeza tubivuge. Amasohoro y'umugabo murabizi icyo afasha abagore cyane. Ngira ngo rero niyo mpamvu nkunda kubibabwira kandi nkanabisubiramo inshuro nyinshi mbabwira yuko umugabo
akwiriye kwita ku mugore we kugira ngo abashe kuba yashimisha umugore we, umugore yishime, umugore arangize, umugore agere ku byishimo, kandi bimufashe kuba umugore ibyo bibazo byose atahura nabyo, ahubwo ahura n'ibyishimo. Ikindi kintu nshobora kuba navugaho ni kimwe, ni uko umugore iyo yarangije n'abana bagira amahoro, sibyo? Bagira amahoro. Wenda tuzanagira na video tubigishaho isobanura ko umugore utarangije uburyo kakanyamuneza uburyo kazamo ni nako n'akanyamunabi kazamo, bitewe n'uko atajya arangiza. Kandi umugore warangije ntabwo agira ikida kinini, sibyo? Nyamara murabizi umugore uramutusura ugashyiramo imbere ugakuramo ukabizi byose bikashira, noneho ugasanga inda yiwe imeze neza nyine ku buryo nta kibazo na kimwe aba afite. Ubwo rero urumva yuko umugore warangije nta ndagira, nta mutwe arwara, nta munaba agira, ahora ari fit, ameze neza mu mutima, yumva mbese nyine ibintu byose mbese nyine aba yumva, sinzi ukuntu abisobanura kugira ngo buri wese abyiyumvishemo, ariko ndakeka muri abahanga mo murabyumva, abahora ameze neza. Ikindi kandi nawe mugabo iyo utashye uzi ko wakoze igikorwa nk'icyo ngicyo, ugataha ukagenda ukaza, umugore wawe akwakira neza, akwakirana urugwiro, akwitaho, arakubwira ati sheri karibu ku meza twabiteguye, cyangwa ukajya kumva wagiye mu kazi wamaze mwabikoze mu gitondo, usiga arangije ameze neza, ukajya mu kazi, yarangiza akaguhamagara, sheri alo sheri ushaka kurya iki sheri, akagutekerezaho, akumva uri umugabo nyine ntawakuruta, ubwo akagutekera, wagera mu rugo karibu ku meza sheri ni karibu, akagukuramo inkweto, akazana izindi zo kwambika ukarya, akagushyira amazi muri dushe ukoga, akanayagushyuhiriza, wagera mu buriri akakuryamisha nk'umwami. Waba uzi impamvu? Buriya abantu kenshi bakajya babona abagore n'abagabo bubakana, babone baruzuzanya, babone ibintu bimeze neza, bagire ngo bituruka ahandi hantu kure cyane. Ntabwo bituruka kure cyane, ahubwo aho biba bituruka ni aho ngaho, kubera yuko uba wamwitayeho, agakorerwa imibonano mpuzabitsina akarangiza. Nicyo cya mbere cy'ingenzi kiba gikenewe mu buzima bw'abagore banyu. Rero niba muzi yuko mutajya mubikorera abagore ngo barangize, niba uzi ko uri umugabo utazi yuko umugore wajya arangiza, inama nasorezaho nakubwira nuko ukwiriye kubyitaho, ukabikurikirana, ukamenya yuko umugore wawe yarangije, ukamenya ko umugore wawe yishimye, ndetse ukanamenya yuko ibyo byose ukwiriye kubirwanya mu rugo, kuko nibyo bizatuma bizaguha agahenge ko kubana n'umugore wawe neza. Imana rero ikomeze ibarinde, ibahe umugisha. Muzi neza ko mbakunda, mbahoza ku mutima. Nayo mpamvu nkunda kubashakira amasomo meza nk'aya ngaya agufasha kugorora cyangwa se kugorora imyumvire, cyangwa se guhindura imyumvire. Murakoze cyane, bye.